Muraho neza, tugiye kurebera hamwe uburyo bakora fagitire ya IBM iriho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ku bakoresha IBM version 2.1. Banza ufungure IBM yawe, injiramo ukanze aha handitse management module, injizamo user ID na password byawe, kanda kuri item management, ubanze wongeremo uyu musoro ku byumba cyangwa amacumbi, kanda aha handitse item. Ibyumba ufite birahita biza aha hasi. Reka dukande kuri iki cyumba, amakuru ajyanye nacyo murabona ko ahita aza hano hejuru akiyuzuza. Kugira ngo ushyireho uyu musoro, kanda hano imbere ya tourism tax kuri select. Haraza izi nyuguti za tourism tax n'igipimo cy'umusoro, ubyemeze. Kanda hano kuri save, wemeze, ukanda aha kuri yes. Ubu umaze gushyiraho umusoro ku gicuruzwa cyawe. Reka noneho turebe uko dukora fagitire nyuma yo gushyira umusoro ku bicuruzwa byacu ariyo macumbi. Turabanza dusoze iki gikorwa twari turimo dukanza aha handitse close. Gukora fagitire turanyura aha handitse sales management, kanda aha handitse new. Barakubaza niba ushaka gukomeza ugakora fagitire nshya, wemeze ukande kuri yes. Kanda hano kuri customer ID, uhitemo umukiriya ushaka gukorera fagitire. Reka duhitemo umukiriya dusanganywe hano. Niba ufite umukiriya udashaka imyirondoro ye ko igaragara kuri fagitire, ushobora gukoresha uyu twise walking customer mu mwanya wa tini, cyangwa nimero ye ya telefone ugashyiramo +9. Kanda aha handitse confirm, ubundi uhitemo igicuruzwa ushaka gushyira kuri fagitire, unyuze aha kuri item code ushakisha. Igicuruzwa kije uragikandaho, wongera ukande aha kuri confirm. Igiciro kirimo ushaka wagihindura niba wakaturiye umukiriya cyangwa ushaka kucyongera. Reka tuvuge ko twumvikanye 50,000, tubyuzuzemo hano kuri unit price. Aha kuri sales quantity turashyiraho umubare w'amajoro umukiriya yamaze. Umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi murabona ko hano wamaze kwibara. Turahita dukanda kuri confirm. Ukeneye kongeraho ikindi cyumba, urongera ukanyura hano kuri item code, nacyo ukacyongeramo ukabyemeza, n'ubundi ukanze kuri confirm. Kanda aha kuri save kugira ngo wemeze fagitire ugiye guha umukiriya. Kanda kuri fagitire umaze gukora kugira ngo yemezwe, ukanda aha handitse detail, wongera ukande aha kuri approve, ubundi wemeze ukanda kuri yes. Kuri iyi page ifungutse urahitamo uburyo umukiriya yakoresheje mu kwishyura, ubundi usohore fagitire ukanze aha handitse print A4 cyangwa se A4. Iyo fagitire uyisohoye ibiteye itya. Murabona ko amakuru yose twashyizeho agaragara hano: igicuruzwa, igiciro n'imisoro yaciweho. Ikiranga ko umusoro w'ubukerarugendo wagiye kuri iyi fagitire ni izi nyuguti za B&TT. Aha hasi urabona uburyo umusoro wabazwe. Hariho TVA ya 18% kubanditse kuri uwo musoro, ndetse n'umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi wa 3% n'igiteranyo cy'imisoro yombi iteranyije. Murabona ko byoroshye rero kubikora.